Muri iki gihe usanga hari abantu bamwe na bamwe bakora amakosa, ugasanga bafata bizinesi zitagenewe kujya mu cyaro bakazishyirayo, kandi izo bizinesi zakagombye gukorerwa mu mijyi, muri santere zikomeye. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe bizinesi zigeze kuri 5 zitagomba gukorerwa mu cyaro, ahubwo zigomba gushyirwa ahantu mu mijyi, muri santere zikomeye, ndetse n'ahandi ubona ko hari iterambere rifatika. Murakaza neza, iyi ni Ernest TV OG, ikiganiro bizinesi n'imibereho. Njye nitwa Ernest. Mwibagirwe gukora subscribe, gukanda like no gusangiza bagenzi banyu ino video. Bizinesi ya mbere ni sitasiyo za peteroli. Kubera ko mu cyaro nta modoka nyinshi ziba zihari, n'abazikoresha uba usanga ari bake cyane. Nufata bizinesi nk'iyo ngo ugiye kuyikorera mu cyaro, nta bakiriya benshi uzabona bagura ibikomoka kuri peteroli, kuko usanga umuturage wo mu cyaro abenshi aba afite ubushobozi, batunze amagare, no kubona moto ugasanga ni ikibazo. Gusa hari ibyaro usanga biba bikomeye, hari n'abatunze imodoka, ariko uba usanga umubare munini nta n'amagare batunze. Nkawe nimba ugiye gushinga bizinesi mu cyaro, uzaba ugiye kwiyuha akuya, umenye yuko nta bakiriya bafatika uzabona. Bizinesi ya kabiri niyo twita beauty salon. Izi ni za salo z'ubwiza zitunganya imisatsi n'inzara, cyane cyane abagore. Nufata umwanzuro wo gutangiza iyi bizinesi ukayitangiza mu cyaro, uzaba wabaze nabi, kuko ntawe ibyo byo gushaka umwiza ababa bakeneye iyo serivisi ni bake cyane, kubera ko usanga mu cyaro umubare munini nka 90% baba babayeho ubuzima buciriritse, baba barwana no kubona iby'ibanze nk'amafunguro, uburezi n'ibindi. Abadamu, abakobwa ngo barajya gushaka za make-up, ibyo usanga bikorwa n'abantu bake cyane, n'abandi ubona ko babaye ahantu nko mu mijyi, wenda baje nko kwimukira mu cyaro. Bizinesi ya gatatu ni iduka ry'imyenda rigezweho. Ntabwo uzafata iduka ricuruza imyenda ihenze ngo ugiye kurishyira mu cyaro, aho uzahita uhomba, kuko mu cyaro usanga bigira mu masoko rimwe cyangwa 2 mu cyumweru kwishakira imyambaro iciriritse. Umuturage ntabwo uzamuzanaho kumucuruza umwenda w'50, 100, kandi amenyereye ugura umwenda wa 2, umwenda wa 3 gutyo. Nkawe rero numva yuko ugiye gushinga iyo bizinesi, uzamenye yuko uzahita utaha, utekereze kabiri y'ukuntu bizinesi yawe ugomba kwitangiza mu mijyi cyangwa n'ahandi hantu hari santere ubona ko zituwemo n'abazakenera iyo myambaro ihenze. Bizinesi ya kane ni bizinesi zijyanye n'amahoteli no kwakira abashyitsi. Bitewe n'uko mu cyaro hadakunzwe no gusurwa n'abantu benshi batandukanye, n'abahasuye uba usanga baruhukira mu miryango yabo, kimwe n'uko n'abahatuye baba nta bushobozi buhagije bwo gusohokera muri za hoteli na resitora zihenze. Nutangiza iyo bizinesi mu cyaro, nta musaruro uzabona. Mu cyaro si ahantu hasurwa n'abakerarugendo, si ahantu hasurwa n'abanyamahanga, usanga naho bibaho gakeya. Bizinesi ya gatanu ni serivisi zijyanye n'imyidagaduro ihenze. Aha twavuga za night club zaje mu zigezweho, ndetse n'ibindi bijyanye n'imyidagaduro. Ntabwo umbwira ukuntu uzajya ubwira umuturage wo mu cyaro mwishyure umutoza ngo ni muri gym. Ibyo ngibyo ntabwo azabikozwa. Ntabwo uzazana imashini zihenze zisaba umuturage kuzajya yishyura 50, 100, yewe na 200. Ibyo ngibyo umuturage ntabwo azabyumva. Umuturage wo mu cyaro aba arwana no gushaka ibitunga umuryango, ifumbire y'ibihingwa bye, ndetse n'ibindi by'ibanze kuri we.
kumbwira ngo yishyura amafaranga ajye muri za nayiti karabu, ibyo ntabwo azabyumva. Iyi bizinesi nimba ariko ugomba kwitangiza, yitangize ahantu mu mujyi cyangwa se muri za santere ubona ko zikomeye zizakenera iyo serivisi. Izo rero bizinesi 5 twari twabateguriye utagomba gukora ikosa kuzitangiza mu cyaro. Yego hari n'izindi ariko izo nizo twari twabashije kubahitiramo. Murakoze, mwibagirwe gukora subscribe, gukanda like no gutanga ibitekerezo byanyu. Dusubire muri video y'utaha.